Muraho neza, ikaze kuri Follow Oliver aho tubagezaho inkuru zitandukanye zo muri Bibiliya zigamije kuduhindurira ubuzima no kudufasha kurushaho kubaho ubuzima bwa Gikristo. Ese wigeze wumva inkuru y'umugore wari umaze imyaka 12 arwaye ariko agakizwa no kwizera kwe? Umunsi umwe abantu benshi bari bakikije Yesu Kristo, bamukurikirana bashaka kumva inyigisho ze no kubona ibitangaza yakoraga. Muri abo bantu harimo umugore wari umaze imyaka 12 arwaye indwara yo kuva amaraso idahagarara. Yari yaragerageje kwivuza hose, akoresha ibyo yari afite byose ariko ntiyakira, ahubwo akarushaho kuremba. Ariko yumvishe ibya Yesu maze aribwira ati, nimukora ku mwambaro we gusa ndakira. Kukwizera k'uyu mugore kwarantangaje cyane. Nuko yegera Yesu, arambura ukuboko akora ku mwambaro we, ako kanya amaraso arahagarara ahita akira. Yesu arahagarara arababaza ati, ninde unkozeho? Birumvikana abantu baratangaye, baribaza bati suyu aravuga ngo ninde umukozeho, kandi turi benshi turi kubyigana twese turi kumukoraho. Ariko uwo mugore we yari abizi neza ko yakoze kuri Yesu, kuko yari yamaze kumva ko hari icyahindutse mu buzima bwe. Yesu amaze kumubona aramubwira ati, mwana wanjye, kwizera kwawe kuragukijije, genda amahoro. Kuva uwo munsi ubuzima bwe bwarahindutse burundu. Iyi nkuru iboneka muri Bibiliya, muri Mariko ibice 5 guhera ku murongo wa 25 kugeza ku 34, cyangwa se muri Luka ibice 8 guhera ku murongo wa 43 kugeza ku 48, na Matayo ibice 9 guhera ku murongo wa 20 kugeza ku 22. Inkuru twigisha ko kwizera nyakuri gushobora guhindura ubuzima bwacu niyo twaba tumaze igihe kirekire mu bibazo. Ndakwifuriza nanjye niyifuriza kugira ukwizera nk'uko uyu mugore. Niba iyi nkuru gukoze ku mutima ukaba ushaka kujya ubona izindi nkuru zacu, ukore subscribe kandi ubisangize n'abandi kugira ngo nabo birusheho kubafasha. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha, mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda. Tuzagaruka muri zindi nkuru zitandukanye zo muri Bibiliya. Murakoze.